ese ushobora kubura ubuzima bwawe kandi ukongera ukabona ubuzima bwawe icyarimwe? Ibyo birashoboka. Ni gute ushobora kureka ubuzima bwawe kugira ngo ubone ubuzima bwawe? Ibi tubasanga mu byigishwa Kristo yigishije atubwira ngo niba ushaka kugira ubuzima bwiza, yibagirwe ahubwo nkurikire, kuko ubuzima n'ubugingo buri muri mwe. Ibyo bintu nimara kubisoma bwa mbere naribaje, ni gute ushobora kubura ubuzima bwawe kandi ukongera kubona ubuzima bwawe? Mbyibazaho, ariko Kristo ubwe atubwira ko ibyo tutabonesha amaso nibyo byiza kurusha ibyo tubonesha amaso muri ino si. Dusome rero Matayo 16:25. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabona ubugingo bwe. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubone ubugingo buhoraho nuko ugomba kwakira agakiza, ukabatizwa, ukavuka bundi bushya, ukaba umuntu mushya, ukareka kuba umuntu wa kera wari we mu isi, ukaba umuntu mushya, ukabatizwa, ugakurikira Kristo, ukiyegurira Kristo, ukavuga uti mfashe umusaraba wanjye nkurikiye Kristo. Ibyo rero bituma barwa mu bana b'Imana, bazaragwa bwa bugingo buzaza, aribwo buzima bushya Kristo atubwira hano, kuko wataye bimwe byo mu isi wabagamo ukabireka ugasanga Kristo mu buzima bushya. Nta kindi rero kizagufasha usibye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rigomba kubera intwaro yawe ikomeye, kandi ijambo ry'Imana uryibitseho ukarisoma amanywa n'ijoro rizakubera intwaro y'ukuri izagutsindisha mu bihe byose. Ntawe ushobora kurwanya ijambo ry'Imana ngo abishobore. Uko wagenza kose wibitse ijambo ry'Imana, uryumva neza ukarisobanukirwa, niyo ntwaro ikomeye uzagira mu buzima bwawe izakugeza muri ubwo bugingo bushya Kristo atubwira tugomba guharanira. Biharanira iby'isi rero gusa, ahubwo biharanira ubwo bugingo bwa nyuma y'ubuzima tubonesha amaso, kuko tuzi neza ko ibyo Kristo yavuze nta kubeshya bizaba. Niyo mpamvu rero ugomba gusoma ijambo ry'Imana amanywa n'ijoro ukaryumva neza, noneho rikakujyana mu kuri. Iyo umaze kumenya ukuri ukavuga uti mvuye muri ubu buzima bwanyobyaga ugeze mu buzima bwiza Kristo ambwiriramo icyizere cy'ubugingo cy'ejo hazaza, bizaba ko iyo umaze kubisoma, umaze kumva neza ko uri roho utari umubiri w'umuntu, nibwo wumva ko iyo tuvuye muri umubiri hari ubundi buzima tutabona bukomeza. Ubwo buzima rero bukomeza nibwo ugomba guharanira, kuko aho buvana n'ahandi usibye mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana riraguhindura, rikakuvana kuba uw'umubiri ukaba uw'umwuka. Ni gutyo rero ugenda winjira muri ya si nshya, nubwo ukiri ku isi ukagenda ureka wivana mu by'isi gahoro gahoro, ugenda winjira mu mwuka, kuko nyuma y'ubuzima ni kubw'umwuka tubaho, ntabwo ari kubw'umubiri. Nibwo rero ubuzima bushya uba ubonye ugata bwa bundi bwa kera. Nuko rero ubuzima bwa kera ukabona ubundi buzima bushya icyarimwe, urabutaye kandi ubonye ubundi buzima bushya. Kubera iki? Kuko wakurikiye Kristo, ukavuga bundi bushya, ukiyeza, ukicuza, ukihana, ukigisha, ukiga, ugahora muri iyo zunguka wigisha, wiga, wicuza, wihana, noneho ukabigira akamenyero. Uvuga uti niba nsomye ijambo ry'Imana reka risangize abandi bige, nawe wige. Ukoze icyaha uricuje, urihanye, kongera gusoma ijambo ry'Imana, ukicuza, ukihana, gutyo ukiyeza. Tugasaba Imana kuturengera kuko turi abanyantege, uyu mubiri udutunesha. Ariko iyo tumaze gusobanukirwa tukavuga tuti Imana niyo duhaye icyubahiro, nzi neza ko dukoze kwicuza, tukihana, tukiga ijambo, tukaryigisha, tukongera, tukarisangiza abandi, gutyo ugahora muri ibyo, ugahora utumbereye ku ijambo ry'Imana n'Imana n'ubugingo bwa nyuma y'ubu buzima. Nzi neza ko Imana kugira impuhwe ikagushyira mu mwanya. Kubw'ibyo rero tugomba guhora twibutswa iteka ryose ko ntabwo turi aho Imana dushaka. Ese wakwica ukavuga uti nagezeyo? No, ahubwo shishikariza kurushaho kumenya byinshi, kwihana, kwicuza,
umenye ijambo ry'Imana, noneho uryigishe n'abandi, nabo ubakangurire kuza mu buntu bw'Imana, kuko benshi ntabwo ari kubwabo nabo, ahubwo ni yasi y'abaguse. Kubw'ibyo rero twongeye tugasoma muri Matayo 16:26 hagira hati, kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko akakwa ubugingo bwe? Cyangwa se umuntu yatanga iki cyacungura ubugingo bwe? Niki watanga byakumarira iki kugira ubugingo bwose bw'isi ariko ukabura ubugingo buhoraho? Byakumarira iki? Ibaze rero wisubize, igihe niki ukanguke ute ubwo buzima bw'isi witayeho uvuga ngo ubwo buzima, ahubwo ushakisha ubuzima butagaragara, kuko Kristo buriya yatubwira ati, hari ibyo mutanabonesha amaso yanyu, hari ibyo mutamwumva byiza biruta ibyo kuri ino si kure. Kanguka rero uharanire kuba umuntu mushya muri Kristo, kugira ngo nawe uzaragwe bwa bugingo buhoraho iteka ryose Kristo yasezeranyije abe. Urakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.